Yesu ashimwe, amahoro y'Imana abane namwe, njyewe nitwa Ishimwe Emmanuel. Nk'uko mumaze kubimenyera ndetse n'abandi bashyashya uko muzagenda muza, nitwa Ishimwe Emmanuel. Nkaba mbana namwe hano kuri Cy'ubugingo TV mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ndumva tugiye kuvuga ku bintu bigera nko muri bitatu. Ube hano kandi niba utarakora subscribe, ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo iki kiganiro kizaye kikugeraho, usangize inshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo nabo batumenye, mudufashe kwamamaza buno butumwa niba mukunda Kristo. Dushozwa byose na Kristo ariko namwe mubigizemo uruhare. Rero n'umunsi wa none nifuje ko tuganira, abanyemereye Yesu abahereza umugisha. Ariko mbere yuko dusenga, ndumva nabanza nkababwira ku bintu bitatu tugiye kuganiraho. Ikintu cya mbere ni ikinyoma, icya kabiri ni ukutamenya, icya gatatu ni ukutanyurwa. Reka dusenge rero twumve icyo Umwuka Wera avugana natwe mu ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana yera, Mana ikiranuka, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana iri hejuru ya byose, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kuri umunyacyubahiro, uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Aka kanya Mwami Nyiringabo Imana, tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yatambutse. Nuko Mwami Imana, tugiye kwiga ijambo ryawe, tugiye kumva icyo uvugana natwe mu ijambo. Bana natwe dushyigikire, byarwanya ikiganiro ibyo ngibyo bikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubane natwe muri byose, uturengere, uturinde ingabo z'umwijima mu buzima bwacu, ndetse Mwami Imana no mu migendere yacu. Reka ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 5, umurongo waho wa 20. Turahera ku murongo waho wa 20. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Gehazi abeshya arabemba. Ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati, ko databuja yagiriye Namani wowe w'Umusiriya ubuntu, ntiyakira ituro rye yamutuye? Ndahiye Uwiteka Imana nzima, ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani abonye umuntu umukurikira yiruka, ava mu igare rye aramusanganira, aramubaza ati ni amahoro? Nawe ati ni amahoro, databuja arantumye ngo aka kanya haje abagaragu 2 b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze umuhere italanto n'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa 2. Nuko Namani aramubwira ati emera ujyane italanto 2. Niko kumuhata, amuhambirira italanto z'ifeza 2 mu isaho 2 hamwe n'imyambaro yo gukuranwa 2. Abikorera abagaragu be 2, barabyikorera bajya imbere ya Gehazi. Babigejeje mu musozi w'iwabo arabibaka, abishyira mu nzu, arabasezerera baragenda. Hanyuma aza ahagaragara imbere ya shebuja Elisa, aramubaza ati uturutse he Gehazi? Undi ati umugaragu wawe ntaho nagiye. Aramubwira ati umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava mu igare rye akaza kugusanganira? Mbese iki ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja? Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho n'urubyaro rwawe iteka ryose. Maze amuva imbere ahindutse umubembe, yera nk'urubura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka duhere ku ngingo ya mbere ijyanye n'ikinyoma. Nshuti zanjye, bavandimwe, ndetse namwe mwese, uno munsi tugiye kuvuga kuri kino kinyoma. Ikintu cyose, ubutunzi, ibyo dukora byose birimo ikinyoma, ndakurahiye nta kintu byatumarira, ntaho byatugeza. Ugendeye kuri uyu Gehazi, urabona ko ikinyoma cye cyamukurijemo ibibembe,
cyamukurijemo indwara, ibintu byose utunga binyuze mu kinyoma, ubutunzi bwose ugira, guhemuka byose ugira biri mu kinyoma, byose nta kintu biba bimaze. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uwiteka arashaka yuko tuva mu kinyoma, abantu bose bakatubonaho ukuri, aho tugenda ukuri kukigendera. Ibibe bya bindi by'iki gihe ngo ndabeshya, ngo ni ukubeshya utuntu tworoshye. Ni ukuri gukiranuka birakwiye kugira ngo Imana isohoze ibyo yavuganye natwe bakristo bavandimwe, birakwiye. Ikintu cya kabiri cyitwa kutamenya. Gehazi iyo aza kumenya yuko umwuka w'Imana wari uri muri Elisa wamukurikiranye, ntabwo yari kubeshya, yari kwemera agaca bugufi agasaba imbabazi. Ariko kutamenya yuko umwuka w'Imana ugendagenda, abantu bagahora bahakana, abantu bagahora batsimbaraye ku kinyoma, abantu bagahora batsimbaraye ku kutizera yuko umwuka wera akora. Ibyo ngibyo ntibamenye ko umwuka wera akora. Ibyo ngibyo nibyo bituma abantu barimbuka, nibyo bituma abantu baba babembe. Ariko Uwiteka ari guhamagarira abantu ngo bagarukire aho ngaho, kubera yuko ngo hagiye kuza igihe gikomeye aho buri muntu wese ngo azamenya ese ngo Imana iba, wa wundi ujya ushidikanya akavuga ati ese Imana ibaho ntibaho, wese azabimenya. Imana idufashe kandi tugirire neza. Turi mu minsi ya nyuma, abantu badashaka kwizera Imana, abantu badashaka kwiringira Imana, ariko Imana idufashe. Ikindi cya gatatu tugiye kuvugaho, cyangwa se ari nacyo numva ngiye gusorezaho mu magambo makeya, ntabwo nifuza kuza kubabwira ibintu byinshi, ni ikintu cyitwa kutanyurwa. Iyo Gehazi anyurwa nuko Elisa amuhatse, akanyurwa n'ibyo abona kwa Elisa kuko yari umuntu w'Imana, hari byinshi yari kumuboneraho, hari umugisha yari kumuboneraho, kuko byanze bikunze uyu nguyu Elisa kugira ngo azane umugaragu uzajya umukorera, bigaragara ko yari afite ibintu, kandi nta handi yabikuye ni mu kubaha Imana. Hari igihe bavuga ati ese abantu batubaha Imana bo ntibabigira, ariko ubutunzi butarimo Kristo nta gaciro, kuko hari igihe upfa ukabusiga. Umuntu umwe niwe nigeze numva avuga ngo abantu barwanira imitungo, bakayirwanira bagapfa ubusa, bagapfa ibintu bidafite epfo na ruguru, ngo ariko buri muntu wese yapfuye bamushyingura muri metero zibaze, batitaye ya masambu afite, batitaye kuri bya bindi afite. Rimwe nigeze numva umukozi w'Imana ari kuvuga ati yagiye gusenga ahantu, ngo hanyuma asanga y'umuntu ngo yari agiye gusura abantu b'inshuti ze ngo basenge, bari babyaye, ariko asanga y'umugabo. Uwo mugabo yari twavuga nka landlord cyangwa se ukodesha amazu, abo bantu nyine bari bakoresheje nyine ikirori babyaye umwana. Asanga n'uwo mugabo arahari, baraganira bariyakira, ariko igihe cyo gusenga kigeze ngo binjira mu kanya ko gusenga, wa mukozi w'Imana bamuhereza akanya. Bamaze kumuhereza akanya ngo arigisha, agezemo hagati umwuka wera uramufata, atangira kwinjira mu mpano z'ubuhanuzi. Ndabwira uwo mugabo, aravuga ngo pfukama hano tugusengere, kuko mbonye nyuma y'iminsi 3 upfa, mbonye ukora impanuka ikomeye cyane urapfa. Wa mugabo kuko yapingaga ibintu by'Imana arabipinga, yanga kamusengera, aravuga ati ariko mwagiye muri kubuteka mutwe koko. Ariko ikintu gitangaje nuko nyuma y'iminsi 3 ngo yagiye kurangura ibicuruzwa ahantu mu ntara, yagera yakava mu modoka, kumwe umuntu ava mu modoka agiye kwihagarika, ntawamenye uko byagenze, n'imodoka atarayiparitse neza, aragaruka agiye kuyica imbere, ihita imanuka imuca hejuru, ako kanya arapfa. Murumva igihano cyo kutizera Imana no kutoyubaha ntago biba byoroshye. Kubeshya, amashira y'ikinyoma, kutizera, kutamenya. Rya jambo ryitwa kutamenya, iyo amenya yuko ibyo bari kumubwira ari ukuri, iyo yizera umwuka wera, ntago byari kumugiraho ingaruka. Ndasoje, ariko Yesu abagarukeho, kandi reka ngire ikintu mubwira abantu bizeye Yesu bakamunambaho ntibacike intege. Reka mbabwire ngo hari ingururano. Yesu aragarutse, abataramenyekanye aje kubamenyekanisha,
abatari bazwi, bamwe bahejejwe pfiriya, bamwe batagira ijambo, aje kubamenyekanisha. Hari ibindi bintu bishyashya Kristo aje kurema ku bantu bamwizeye, ku bantu bamwiringiye, ku bantu bamwemeye, ku bantu bihanganye, ku bantu baciye bugufi. Hari ibintu Kristo aje kurema bifatika. Baravuga ngo Kristo ntibamubona, ngo Imana ngo ntago barayibona, ngo uvuga Imana ngo wayibonye hehe, ngo ibyo ngibyo ngo ko ari amarangamutima, ngo ni imyemerere ngo yazanywe n'abakoloni. Ariko wewe wizeye Kristo ukemera ko akora, hari ubundi buzima aje kukuremera, hari ubundi burinzi aje kugushyiraho abandi bitagikunda. Abamwiringiye bari kubona bakabona ibintu birarangiye, wewe wamwizeye hari ubundi burinzi. Yesu abaha umugisha. Nawe niba wumvishe iri jambo hari ahantu rigukoze, wige kumenya, ureke kumenyera Imana. Yesu araguha umugisha, Yesu arakugarukaho, arakunda afasha abashavuye. Wiringire Imana, uyiringire. Abayiringira ntibabura amahoro adashira, ariko abanga kuyiringira bazapfa bose be kwibukwa. Yesu abahe umugisha. Mwami Nyiringabo Imana, turagushimye, tugushimiye kuri Imana nziza. Reka ugaruke ku bwoko bwawe, ubuhe kukwambaza. Ngo Yona yaburiye ubwoko wari wamutumyeho, hanyuma ngo bwikubita mu ivu, bwambara ibigunira. Ngo urebye gusenga kwabwo no gutaka kwabwo, ubwoko bw'Inenevi, ngo urabubabarira. Reka Mwami Imana ugere ku bwoko bwawe, ubugarukeho. Abaciye bugufi Mwami Imana ubeze, ubatunganye, ubane nabo, ubashyigikire muri byose. Mu izina rya Yesu mbisabye nizeye.